murakoze cyane. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Ishimwe ikuzo ni ibya Nyagasani murezi w'ibiremwa byose. We Nyagasani wari watujyanye mu marembera y'urupfu tukaba tukibyutse turi bazima, namwe mukaba mwabyutse mutarwaye cyane. Ngiye banyita Sheikh Pastor Zamatrap, nisanze banumiye muri studio bwanjye nakuze, mbese nanjye mbona impano yanjye nazayimenya ngo ni iyihe. Nibwo nagiye mu bintu byo kwiga idini, ndiga, najya ndabwiriza imbere y'abanyeshuri twigana nkabona mbese biri gucamo cyane. Umusaza wakundaga iyo hazaga Tour du Rwanda etape iri busoreze i Musanze, yamanukaga imbere agafata igare risanzwe akambara nkabo, akinjira mu mujyi wa Musanze nk'aho ari umunyegare wa mbere winjiye mu mujyi wa Musanze. Abatabizi bagafana ngo umunyarwanda abaye wa mbere, bagasanga uriya nigize injiji, nigize yoteta, natese pafupafuta, mujimaka n'uwo ndumva mu mwijima harimo umugabo w'urumuri. Umugabo w'umwijima ni Satani ugushuka, aragukeneye. Abantu bashaka kukwanga nabo baragukeneye kugira bagukoreshe nka Satani, ariko hari undi mugabo ukomeye. Uwo mugabo kandi nawe uri imari yiwe. Uwo mugabo nta wundi bamwita Allah subhanahu wa ta'ala, ni Uwiteka. Mu by'ukuri wowe urigira ngo uri umusitari, ariko ntabwo umusitari ni Nyagasani udapfa. Ba Lucky Dube, ba Rida, ba Jay Polly, abahanzi bakomeye barapfuye ariko bari abasitari. Umusitari udapfa rero ni wowe umurongo tugomba kugenderaho. Nkundire twongere tubasuze kandi tubahe ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi kuri The Jonathan The Actor. Jonathan The Actor ni channel iri kuri YouTube ya Jonathan, ni umwe mu bakinnyi ba filimi nyarwanda ba buri munsi umunsi kundi. So iyi channel rero tugenda tubazanira ibiganiro bigiye bitandukanye n'udutips tumwe na tumwe muri acting. Uyu munsi rero ndagira ngo nangire mbasuhuza mwese abadukurikiranye, abatwumvira mu gihugu, abatwumvira hanze y'igihugu muri diaspora, abadukurikiye mu mpande zigiye zitandukanye, mwese tugira ngo tubifurize ibihe byiza kandi twizere ko mumeze neza. Wowe wumva utameze neza cyangwa se aho bitameze neza wihangane, it's life, byose birahinduka. Muri studio zacu rero twakiriye umuntu, ni umuntu wacicikanye ku mbuga, cyangwa se twagiye tubona utuvideo twe ducicikana ku mbuga hirya no hino hatandukanye. Ndagira ngo uyu munsi mwakire tuganire. Nagize ikibazo, nagize ngo mutumire tuganire nawe, twumve tumenye, atubwire uko byagenze, cyamubayeho, mbese atuganirize muri makeya by'aka video kagiye gacicikana avuga ku bintu byamubayeho, by'umwihariko gukina akadege. Reka rero ntangire musuhuza cyangwa se muha umwanya kugira ngo yibwire abaduteze amatwi cyangwa se abadukurikiranye, atubwire muri make. Turakwakiriye. Murakoze cyane. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Ishimwe ikuzo ni ibya Nyagasani murezi w'ibiremwa byose. We Nyagasani wari watujyanye mu marembera y'urupfu tukaba tukibyutse turi bazima, namwe mukaba mwabyutse mutarwaye kandi muri bazima, mutapfuye, mutanafunzwe. Nakomeze hashimwe Imana kandi namwe ndabashimiye. Murakoze cyane. Ngiye banyita Sheikh Pastor Zamatrap, nisanze banumiye muri studio, nanjye ni umutumirwa. Mumfashe kabisa turebe ngo bimeze gute, namwe bayobozi ndabakiriye. Okay, Zamatrap ngo Pastor ngo ni Pastor Sheikh Zamatrap. Kubera iki Sheikh Pastor Zamatrap? Kubera iki ndi Sheikh Pastor Zamatrap? Kubera iki wise Sheikh Pastor Zamatrap? Ni ukuvuga ngo ngiye impamvu nise Sheikh Pastor Zamatrap, mu buzima bwanjye nakuze, mbese nanjye mbona impano yanjye nazayimenya ngo ni iyihe. Nibwo nagiye mu bintu byo kwiga idini, ndiga, najya ndabwiriza imbere y'abanyeshuri twigana nkabona mbese biri gucamo cyane. Nyuma naje kwita mpindura imico, mpita njya mu bintu byo kwigira ngo ubusitari, urabizi.
birangira nanjye nigize umusitari, nitwa Zamani, ndabihina nitwaza amatrapu kubera nakundaga trapu cyane, no mu tuvidewo twanjye mugenda mubona musanga nyine n'indirimbo nzizi. Nasanze ko nta mibano yanjye ari ubuhanzi najya gutsindwa. Noneho hari n'umuntu twakoranaga muri Goiko akambwira ati ariko uzajya uri kubyinana n'utwana hariya ese buriya wumva ushaka kugera kure. Nababwira ngiye nshaka kuzatwara ibihembo, ibyo bihembo bikarangira nta n'ibyo ntwaye. Gusa nanjye nabonye ko nta kindi kintu nakora byo kubyina, nangira kubigabanyukamo paka n'akana gafite nk'imyaka 5 karansinze. Ako kana naranagashatse ngo nkagure akantu nakabura. Nuko nahise nitaza amatrapu, nabwo mbona ntabwo ariyo mpano yanjye. Nkajya noneho nsubira mu buzima busanzwe nk'ubwo nabagamo bwo kwiga idini ya Isilamu, aho natangiye nanatanga n'inyigisho ahantu mbese runaka. Mbona noneho nibwo buzima bwanjye. Noneho ndavuga ati ese ko njyewe ntagenda nkagira abayisilamu inama gusa nka sheikh, ahubwo njyewe ndavuga ati ahubwo njyewe ikintu nakora ni uko ngomba kugenda nkakora nk'uburyo nabwira abantu inama, mbese nk'abatari abayisilamu muri rusange abakristo, mpita nshiraho ijambo bita sheikh pastor. Ndavuga ati ese z'amatrapu naryo nari nitwa naryo ndireke. Ndavuga ati n'abatrapu cyangwa se abantu bakora trapu nabo ngomba kubaganiza. Na iryo zina ryatangiriye, niyo mpamvu banyita sheikh pastor z'amatrapu. Okay. Hanyuma rero sheikh pastor z'amatrapu, ndagira ngo ndumva ibyo bintu wabivuyemo ariko wabibayemo, sibyo? Ndagira ngo noneho twereke abantu z'amatrapu, sibyo? Noneho twereke abantu pastor, then dusoze duhite tubereka sheikh. No tubone ukuntu noneho ufite impamvu ya nyayo yo gufata ibintu bitatu ukabihuza, sheikh pastor z'amatrapu. Yego, ni ukuvuga ngo muri trap ndagira ngo duhere kuri trap nyine udukoma akantu kamwe, mbese bwa buzima ni ubwa mbere n'ubwa nyuma wenda waba ugiye kubikoraho, ariko twereke bwa buzima uko wari umeze ukiri z'amatrapu. Ni ukuvuga ngo z'amatrapu ku bantu benshi banzi babonaga n'umusitari mfite bring abazizi tentire kabisa icyango cya danje nka z'amatrapu cyane. Ndavuga ati na ubusitari kabisa reka bikomeze. Nibwo natangiraga no kuririmba kubera ko papa wanjye muramuzi bamwita Kaneto, sinzi niba umuzi. Kaneto ni umugabo wamamaye mu karere ka Musanze, I think. Nuwo ngo za Tour du Rwanda yajyaga agira akantu. Ndamwibutse. Kaneto yari umugabo umusaza wakundaga iyo hazaga Tour du Rwanda etape iri busoreze Musanze, yamanukaga imbere agafata igare risanzwe akambara nkabo, akinjira mu mujyi wa Musanze nk'aho ari umunyegare wa mbere winjiye mu mujyi wa Musanze. Abatabizi bagafana ngo umunyarwanda abaye wa mbere bagasanga uriya mugabo uramuzi. Rwaniwe papa ko numva uvuka mu muryango w'ibyamamare. Nuko tumeze ngira ngo yaje no kwitahira, ubuzima ntabwo bwemeye ko aguma muri iyi si, aruhukiye mu mahoro cyane, kandi murakoze kuba mumwifurije ibyiza. Nuko noneho ndavuga ati reka nkorere indirimbo umusaza wanjye bita Kaneto, ariko akaba yari afite indi nshuti bitaga Pafu, sinzi nawe niba umuzi. Pafu ni umwe mu bagabo mu karere ka Musanze bamamazaga, bakundaga kuvuga kurangisha abantu babuze, kuranga amazu, ibintu nk'ibyo. Hari akantu yakundaga kuvuga katubwira. Nawe yaravugaga ati ngo tanta nigize injiji nigize yoteta natese pafu ta mujimaka n'uwo nguwo ndumva mumuzi. Gaho uratubwiye ngo wari warabakoreye indirimbo. Nari n'abakoreye indirimbo nita ibigwi by'abasaza. Duhe akapera. Ibigwi by'abasaza Kaneto and Pafu karadundadunda, ibigwi mwasize turacyabyibuka, uko mwari inshuti turacyabyibuka, ese akabazo k'amatsiko muracyakundana. Kaneto we niba ushaka kumumenya reba hera kuri rimwe wongeraho to,
ubundi ujye garukirize kuri kane, rimwe itoye, kabiri itoye, gatatu toye, kane to. ubwo ni uko umusaza natangiye kumuririmbira. nkabona ariko impano si yanjye kuririmba, ariko urangije ubona impano yo kuririmba si ibintu byawe mbona impano yanjye. niyo trap wakoraga gusa se? ntabwo mu bahanzi ba trap nta kintu waba ufitemo? umuhanzi nakundaga cyane mbese mu Rwanda mbese no ku isi bamwitaga Bushari. niyo nazaga kumufana kuko baranyitaga kenshi kuko nambaraga nka Bushido. ariko bakavuga ati ese nkawe kuko Bushari uramwemera? ebana ibirori bimwe na bimwe ninjiraga mu buntu kubera ko duhe akapera kuri Bushari. Bushari hari indirimbo yaririmbye bita amarira y'umugabo atembagwa mu nda. niyo yaririmbye, yaravuze ati amarira y'umugabo atembagwa mu nda, kuki utumva sinahise mu mugayo, unciriye mu nda nukwikunda, undeba nabi umfata nabi, nari sekibi sindi mubi, wandebye nabi umfata nabi, nari sekibi sindi mubi, ye sindi mubi. iyo ngiyo kabisa. ndumva waragwagamo cyane. ubwo nanjye muri z'amatrapu mbona ahubwo hip hop naririmbaga kubera ko nashakaga gukundishamo papa wanjye nk'umuntu wansize. nibwo nanjye nahise nangira kuririmba trap, noneho numva nangiye kujya mu mpano nshaka noneho no gusohora indirimbo. nibwo naririmbye indirimbo bita titre cyangwa title, yatangira ivuga ati iby'ikigesi wabikora no title, gusa ikiriho nuko ubanza gukora title. gukora title simwe byo gukora imiheto cyangwa kwigeranya na kaneto, kabone niyo mwaba mwarabanye mu buto cyangwa mwarasanga bamisa cyangwa ubuto. bagira inama mwanyirinda kuko sindi umwana urara ku bikarito, bashiki bacu mwabamariye mu mageto gusa uwonge nataye kwa auto. bagira inama mwakwirinda abantu barara ku bikarito, ejo mutazapfa numvaga warurenze. narageragezaga ariko n'ubundi bakama bu kuri stade he na he, ariko nabonye atari yo mpano yanjye. urangije uti ubuzima bw'abastari buragoye, njye ntabwo nabuvamo. ndavuga ati reka ufata umwanya wawe uravuga uti wigiriye mu gipasiteri, umwana warerewe kwa shehe. ndavuga ati z'amatrapu abaye umupasiteri biti? ni ukuvuga ngo njyewe hari igihe nigeze guteza akavuyo nisanga muri transit cyangwa se ahantu bita mu Kinigi, ahantu nyine ku ishuri nyine tu mu igororero. abatahazi ubwo hameze nk'abazi kwa Kabuga i Kigali. aho harakabije, ahubwo mbagira inama bana aho nimuzajyeyo kabisa. ubwo rero baza kumfunga mu Kinigi, hari abapasiteri barabikunda. noneho hari umugabo umwe bitaga Sirasi nawe twari turimo, wakundaga gutera korari. ndangije ndabikunda, ndavuga ati kabisa nshobora kuba ngiye guhindukira aha ngaha. ndavuga ati Imana imfashije nakura hano isomo. nibwo nasanze Sirasi ari kuririmba ngazabazana Yesu azabazana, n'abari kure bose Yesu azabazana. tubona noneho bandagarizanya abandi bantu kandi twaburaga imibare kugira niyo mwaririmbiye Imana ngo Imana izabazana, mujya banabona bandagarizanya abandi. hariya buri gihe gito bakore screening, sinzi gucura abantu. abantu mbese bafite ibihano by'amezi 3 bakabikomeza nyine, mbese bagashaka uburyo babasigamo kugira basoze ibihano. natwe nk'inzererezi twabaga twarataye mu ngo zacu cyangwa ababyeyi bacu, nibwo bashaka gukora screening tuburira abantu bake ngo baduscreeninge. nubwo tubona Imana ko kirabazanye uwo muntu aririmbye ngo Yesu azabazana, tubona
Yesu nyine arabazanye niko nahise niyimagina mbona abantu nyine baraje bahita banaducura uwo munsi ubu uratashye mba ndatashe mu gutaha urugendo noneho rwawe n'icyumweru gishize gutaha noneho nahabwije tinabansubizayo na babandi nabo iyo ndirimbo ndavuga ati si ubu koko noneho baririmbiye hano uko noneho sinzi ukuntu umugabo yahise aririmba indirimbo ngo bita ngo amahema y'Imana itatangira ivuga ati ngo amahema yawe Mana abayugamyemo nibanyagirwa umugabo ndavuga ati umugabo se ndamubaza ati ese nukubera icyo nshiriyemo iyo ndirimbo bita amahema nukubera ngaruka arambwira ati iyi nzu nubwo ubona ko ari inzu y'abantu bananiranye cyangwa abantu bari kugororoka, iyi nzu imeze nk'amahema y'Imana kuko ibibi wakoraga ntabwo ushobora kuba wabikorera ahangaha kandi nimba wananywaga ibiyobyabwenge cyangwa inzoga ukajya mu biki ntabwo wabona umwanya wo kubikora, ahubwo umwanya ni uwo kwitekerezaho ukaniga. Birangira ibyo bintu nanjye mbishize mu gaciro ndavuga ati nanjye uyu munsi ngomba kubabwira ijambo ry'Imana. Barambwira ati se twe turi abasilamu twe tukaba turi abakirisitu, ndababwira ati ngewe ndagerageza kubigisha mu by'abasilamu bikeya mbigishe no mu bisanzwe bitari iby'abayisilamu. Baravuga ati tuguhaye umwanya, nuko nangira kubigisha ku byigisho nanjye nagiye nyuramo nangira ngenda mbikora gutyo, ndavuga ati Imana ninshoboza koko nzagaragaza amahema y'Uwiteka. biba birangiye zamani cyangwa se pastor ahindutse shehe nk'umwana wavukiye mu basilamu, pastor nk'umwana wafunzwe muri transit agahurirayo n'ijambo ry'Imana ry'abakristu ndetse na zamatrap w'imihanda wumvaga azaba umusitari ku mihanda. So ibyo byose rero birangiye akavideo kawe kacicikanye twabonye uri kuvuga ku bijyanye n'akadege ndetse uri kubuza abantu gukomeza biriya bintu. Kubera iki akadege, kubera iki utavuyeyo ngo uhite ukomeza uwo mujyi wo kuba shehe pastor zamatrap ukaba ubikoze nonaha kubera akadege? Ndagira ngo akadege kaje vuba, icyo gihe bamfunga ntabwo ako kadege kari gahari, ahubwo ako kadege ni umunsi umwe twari turi muri show, nawe urabyumva nari mfite amafaranga menshi ariko ari umwe wakamenya akadege mu nshuti zanjye, niyo mpamvu mbabwira ati tujye turirinda inshuti mbi. Inshuti yanjye imwe ibigiyeyo ifite igihumbi, nanjye nari mfite twayanyweye inzoga yashize, nibwo nanjye nahise mvuga ati reka nanjye ndeba uyu muntu ahantu agiye nsanga akatiye muri betting, ariko nari nsanzwe nzi imikino bita nka viaco ku betting mu bintu by'amakipe, mbese ibintu biti bitenze mbese ibyo ngibyo. Mbona aragakinye akadege yari afite igihumbi, mbona amafaranga nari mfite ngiye muri rusange arayisubije aho twanywereye, nawe ayo yari afite twayanywereye mbona arayisubije ashoye igihumbi. Ndavuga ati uyu mukino nanjye ngomba kuwukina kabisa. Ubwo nibwo bari kukamamaza, mbese urumva iyo bari kwamamaza ibintu baba bagomba kubiha uburyo ki abantu barabikunda bikabakurura nyine. Ubwo nibwo nanjye nahise nkora ikintu nanjye muri rusange, nangira kujya ndazana nka betinga nkarya, nkazana nka bukina nkarya, noneho nshiduka byabaye addicted. Ariko bitara byamaho cyane kugiye ukoze ikintu kibi ukabona biragarutse bitawe nawe ushaka umwanzuro ugiha. Nibwo nanjye nahise myihereza umwanzuro, ariko byari bimaze kundya imyenda, amapantaro, mbese buri kimwe cyose bakacyendya. Navuga ati uyu munsi ntabwo ndasubirayo, naba nyamara mbonye igihumbi ngasubirayo, ubwo narya nkayasubizayo. Finali noneho mbizera ubwo nari mfite ibihumbi 18 ndabishora ngeza mu bihumbi 100 ndi kugakina kankuruye neza, birangira kayisubije. Ndavuga ati kabisa iyi ntabwo ariyo ubuzima bwanjye. Ndavuga ati se 18 yanjye kuki bayatwaye, reka noneho nshaka uburyo mbona amafaranga nsubirayo. Nibwo nagiye mu kazi ndacuruza, amaze gucuruza bosi wanjye aragenda ajya amafaranga ndayatahana. Nibwo nahise mvuga ati
ndebe nimba ndisubiza bya 2018 nabyo birangira ya boss iba yariye ndavuga ati bose ntago nasubirayo inama rero indege nuko bayireka ni aviato aviata nimba ari aviato sinzi ariko ikiza nuko bayireka. ni ukuvuga ngo wowe wari ufite amafaranga yawe nta kibazo uhura n'inshuti mbi ikumenyesha akadege cyane urangije uragakina birangira n'ayawe yose wari ufite agendeye ku kadege birangira na bosi wawe ufasha ayo yasize ngo ugiye gushyira ku kadege ugarure ayo wariye. Yego birangira nyine nayo byose nyabuze. Bo niba mbyumva neza ushaka kubwira abantu ko niba bakina akadege bakaveho kabisa. Si akadege gusa nyine bad behavior, imico mibi ishobora kuba yakujyanisha mbese ahantu runaka ngaho, kandi n'uyemukira hano ku isi ndakeka no mu ijuru ntabwo bizacamo neza. Uravuga uti abantu bareka akadege, abantu bareka imico mibi. Ndumva mbere wanatubwiye uti ayo mwari mwanywereye yasubiza ngo wanywaga n'inzoga. N'inzoga narazinywaga. Waraziretse? Narazigiretse. Waraziretse? Imana ishimwe kabisa. Okay, none njyewe nk'uyu munsi nshobora kukubaza ikibazo, nkanibaza ikibazo. Ese ntabwo waretse inzoga cyangwa akadege kubera ko ntayo igifite yo gusubizayo? Abenshi niko bagiye bambwira, ariko gusa Imana muri Korani iravuga ati balini insanu ala nafsihi basira. Mu by'ukuri buri roho yose iriyizi cyangwa se umuntu ariyizi. Wowe ntabwo ushobora kubona ko nkakina cyangwa se ubone kunywa inzoga, ariko inzoga iyo wazinyweye zikora iki? Ziraguhindura. Ndaguha urugero, ngewe ibyo byose nari kubikora cyangwa se nabikoze imba mfite fresheri ku myenda, inkweto, mbese fresheri mu mutwe ahantu hose. Ariko iyo muri rusange nanyweye inzoga ndahinduka, cyangwa se ibyo bintu bya kasino nabikinye nabyo nkahinduka. Ni ukuvuga ati mbese umuntu uzabona ndi muri fresheri, uko byagenda kose inzoga uko wazinywa zose zirakugaragaza, ukabona niyo wazinywaho gake karakugaragaza. So nubona nahindutse cyangwa se n'abantu bari kunkurikira nibabona mbese ku myenda, ku myambarire yanjye yahindutse, bazamenye ko nasubiye muri ibyo bintu. Rego nawe udakena, ariko urakena n'icyo ufite nacyo ukagihindura ukakigira isuku. Ariyo mpamvu mvuga ati ntabwo wahisha ngo umuntu akina akadege, gusa umuntu ariyizi nk'uko Imana ibitubwira muri Korani. Njye ndiyizi, ntabwo nabisubiraho, kandi Imana izakomeze kubindinda. No muri cyicaro bita tahajudi muri itikafu, abayisilamu barabizi, iminsi 10 bamara mu musigiti. Nageragezaga gusaba iduwa, ubusabe bwo kuvuga ati Imana uzandinda akadege. Bamwe bakagenda bakavuga ati Imana uzaduha abagore, ariko ngiye nkavuga ati Imana uzandinda abagore. Ni ukuvuga ngo mbese ngiye ndiyizi muri rusange, ndakeka ko bitazasubirako. Ubu Pastor Sheikh Zamatrab ni umukozi w'Imana wahindutse, wifuza no guhindura abandi. Wabwira iki abakiri muri ibyo bintu? Abantu bari muri ibyo bintu, inama nabagira ukubabwira ati ku bantu b'abayisilamu cyangwa ku bantu b'abemeramana bazi ko hari ikintu bita umuriro. Umuriro ni wa muriro utazima. Abantu bakoze ibibi bategereje, hari n'ijuru. Vuga ati ijuru nta muntu utarizi. Abenshi bavuga riba mu birere, abandi bakavuga ati riba mu mutima wabo, ariko mu by'ukuri iryo juru rirahari. Inama nabagira nuko ibihano tubona no kuri iyi si cyangwa se ku isi yacu, kuvuga ati ibyo bihano tujya tubona ni ibihano bikeya. Nuramuka ugiye kwiba, baravuga ati iminsi 40, hari uwiba akakubwira ati ese kwiba kari iminsi 40, ese kwiba ni ukubera iki biba ko ku minsi 40? Ngiye nkaba naribye inshuro birenga inshuro nka 800 bataramfata.
namubwiye ati wenda wowe ushobora kuba wiba ukagira ngo wakwepye leta, ariko mu by'ukuri Imana Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo uzayikweba. Niyo mpamvu mbagira ngo wowe wiba, urugero hari ibintu basigaye baribisha bamwe bakibira bakoresheje ingufu zikomeye, ibyo bita gutera kaci. Ushobora kujya gutera kaci umuntu agakoresha imbaraga akaba ari wowe ubizira, nyamara wari ubizeye yuko urabijyana ibintu bye uramukomeretsa. mbabwira ati ibyo bintu rwose mubiveho, bitazisanga wowe mu rugo buzima iwanyu ukabahombya, nawe ugahomba ndetse n'umuryango nawe ugahomba, uwo mugabo akaba afunzwe. ati gereza nayo tuyifate nk'umuriro utazima, kugira tuyirinde nuko twajya muri bya bindi Imana ishaka n'amategeko ya leta tukayajyaho. Ibyo bintu nibyo nabagiraho inama nk'urubyiruko cyangwa se n'abantu batari urubyiruko, ku bantu bakeneye inama. Okay, urakoze cyane Zamatrap. Turi gusoza kuri The Jonathan Actor channel, ndagira ngo uduhe ijambo rimwe muri Bible, ijambo rimwe muri Quran, ijambo rimwe ku barara bawe b'imihanda, ubundi twitahire. Ijambo nabahereza muri Quran cyangwa se muri Bible no muri Trap, ndagerageza mbabwire. Bwa mbere twahereye kuri Trap, ariko ndagira ngo mbangirire kuri Sheikh. Ni ukuvuga ngo impamvu nabwo nise Sheikh, umuryango wacu tugira impano, hari abenshi bazi umushehe bita Faraji. Faraji ni umushehe wacu dukunda, bive no muri famiye, nawe n'umufamiliye, nawe nabashe kuba nakurikiza ndetse ibyo yigisha bikagenda bimotiva, bintera imbaraga. bavuga ati umushehe kabisa, reka nshaka uburyo nkora, uburyo n'ubundi bazabaza ati ubundi iwanyu nta mushehe wavuyeyo. Mu by'ukuri impamvu nanabaye shehe, hari ahantu bikurikiza nabikurikije n'umuryango wanjye. Kuri Faraji muramuzi nanjye, ariko reka mbabwire ku ijambo rimwe muri Islamu cyangwa se mu dini ya Islamu. Icya mbere, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imana iravuga iti muri Quran, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Gutinya umunsi uzasubizwa kwa Nyagasani wawe, nyuma ugahemberwa ibikorwa byawe wakoze kandi udahugujwe. Bavandimwe, nimba waribye, nimba warasambanye, nimba warabetinze, tinya umunsi uzasubizwa kwa Nyagasani wawe, mugahemberwa ibikorwa byiza wakoze cyangwa ibibi. Ariko Allah subhanahu wa ta'ala akagomeza atubwira ati, yarahiye ku gihe cya asr, innal insana lafi khusr. Mu by'ukuri Allah yarahiye ku gihe cya asr, innal insana lafi khusr. Mu by'ukuri bene Adamu bari mu gihombo. Ese aka kanya wowe niba utari mu gihombo, ese njyewe nimba nari mu gihombo, ni ukubera iki twibaza ibibazo? Ni ukubera iki tumenya ngo ntabwo turi mu gihombo? Aka kanya wowe uri mu gihombo, reba inshuti zawe ahantu zigeze, reba wowe ukiri mu biyobyabwenge, reba inshuti zawe ahantu zigeze, wowe urimo gukina urusimbi, reba ahantu inshuti zawe zigeze, bakuru bawe bageze. Ni ukubera iki uri mu gihombo? Allah agakomeza avuga ati, innal insana lafi khusr ila alladhina amanu wa amilu salihat watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Mu by'ukuri impamvu abantu mbese batari mu gihombo ni babandi Allah subhanahu wa ta'ala yavuze ati, musibye babandi bagirana inama z'ukuri bakagirana n'inama zo kwihangana. Uraho ngaho nsoza kugirana inama z'ukuri, ni ukuvuga ati izi turimo nazo ni inama z'ukuri, ikindi ni inama yo kwihangana. Niba wari ugiye gukina urusimbi, ihangane, kuko inna Allaha masabirin. Allah subhanahu wa ta'ala akunda abantu bihangana. Ihangane. Niba ugiye kwiba gukora mu mufuka w'umuntu, ihangane, kuko Allah subhanahu wa ta'ala yakugira inama yo kwihangana. Niba ugiye mu mico mibi, ihangane. Nanone niba ugiye no kwiba, ihangane, kandi ugire na mugenzi wawe inama nziza, kubera yuko dusaba ku bantu nk'abo ngabo Allah subhanahu wa ta'ala abahe kwihangana kandi Imana ibakunde. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aho ni ku ruhande rwa Islam. Ndagira ngo mbabwire ngo no ku ruhande mutarurwa abayisilamu, ku bantu batari abayisilamu nabo mbagire inama gatoya.
ni ukuvuga ngo eh, iki jambo ry'Imana riravuga ati ngo mu migani muri Bibiliya haranditse ngo uzavomera abandi nawe azavomerwa. Ikintu nshaka kugira mu mvomere ntabwo ari ukubasaba iki, ahubwo ni ukugira ngo mujye muranyumva, nimumara kunyumva tujyane ibitekerezo, tugirane inama, ubundi dukurikize ijambo ry'Imana. Mu by'ukuri amahema y'Uwiteka ntago wayugama munyagirwe, ariko n'uyugama mu mahema ya Satani uzanyagirwa bikurenge kandi wisange wanafunzwe cyangwa se waguye mu ngeso mbi. Kandi ndagira ngo niba ushaka kuvomera, mvomerera uyu mugezi, ubundi noneho twihangane tugirane inama, unyumve nanjye nguhe ibitekerezo. Ayo niyo nama nakugira, kubera yuko amahema uyugamyemo n'Uwiteka ntago anyagirwa. Ikindi nuko nababwira ngo uri imari y'Uwiteka, uri imari rwose. Ese koko Imana iramutse ibuze imari zayo, ese wowe wakumva umeze ute? Ese wakumva umerewe ute muvandimwe? Ndagira ngo mubwire turi imari ikomeye kandi uri imari y'Uwiteka. Ni cya gihe uzaba wijimye, ni cya gihe uzaba wagiye mu mwijima, igihe uzaba wanzwe n'abantu inshuti zawe. Harimo abagabo babiri, harimo umugabo w'umwijima, harimo umugabo w'urumuri. Umugabo w'umwijima ni Satani ugushuka, aragukeneye. Abantu bashaka kukwanga nabo baragukeneye kugira bagukoreshe nka Satani, ariko hari undi mugabo ukomeye. Uwo mugabo kandi nawe uri imari yiwe. Uwo mugabo nta wundi bamwita Allah subhanahu wa ta'ala, ni Uwiteka. Mu by'ukuri wowe urigira ngo uri umusitari, ariko ntabwo umusitari. Umusitari ni Nyagasani udapfa. Ba Lucky Dube, ba Rider, ba Jay Polly, abahanzi bakomeye barapfuye ariko bari abasitari. Umusitari udapfa rero ni wowe umurongo tugomba kugenderaho, nta wundi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Twe turi imari z'Uwiteka. Ubwo mugabo rero w'umucyo niwe ugutegereje mu gihe uzaba wahuye n'akaga. Dusaba ko Uwiteka twe nk'imari ze, tumusaba ko adufashe tube imari ze, ntituzaba imari z'abandi bantu cyangwa imari z'ibiki. Tugomba kuba imari z'Uwiteka. Bagandukira Imana, ndagira ngo twebwe tumenye ko turi imari z'Uwiteka, kandi Imana idufateho imigambi ku mari ze. Natwe tubasaba ati tugiye muri trap, ni ukuvuga ngo ndashaka kugira ngo tuganire kuri trap ho gatoya. Iyi trap abenshi barayiza bakayicuranga ngo bakabyina ngo amakosa nakoze, ngo yagutoje ngo kugabanya love na losses. Ibyo ntago ebana nibyo ubyumva ukabyina gusa, ahubwo byumve ubishyire mu bikorwa. Iyi trap harimo inyigisho, iyi trap nakubwira ngo harimo isomo, kubera yuko trap urugero nta ndirimbo utasanga harimo inyigisho, ariko twebwe ntabwo tuzishyira mu bikorwa, ahubwo ni ukuzibyina gusa ngo twumve ko twabaye abasitari. Ahubwo mbanza umenye ngo iyo ndirimbo ese ni igiki kiyivugirwamo. Murakoze cyane Pastor Sheikh Zamatrap. Yego, murakoze cyane kandi muzongere mudutumire. Murakoze cyane kabisa. Ciao ciao, bye.